amakuru mfite nkesho yitwa DC Clement ngo umugore yateye inda y'imyindezo ngo yarari kumwiruka amushaka ngo mbere udakibyumva yagiye mu gikapu cy'imizigo aguruka agenda kurya nk'isaza. What's up people, what's up Rwanda, nizere komeza fresh cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge facts, tuvuge ibintu bifite iwanyu. Ubwo ndavuga Rusaku yakunze kuvuga kenshi ngo The Ben aranyanga, ngo The Ben ntabwo ugeze ampereza umwanya, ngo The Ben yaranyigino walinze, ngo The Ben ngo buri gihe ngo aranyavuhidinga, ngo ntabwo nyine ngo mfata nk'umuhanzi nyarwanda, nyine amushinja ibintu by'ibirego bidahari, avuga ukuntu The Ben amwanga, avuga ukuntu amuhatinga nshi. Ariko icyo mbibutsa cyo uyu Rusaku ntimukamwizere, no munyamitwe arabeshya. Murebe urukundo The Ben yahaye Rusaku. Iyi video nta wundi muntu uyifite, nta wundi muntu ufite mu Rwanda. Iyi Rusaku ukuntu yari yayagaye, Rusaku ukuntu yari yigize umwana mwiza. Ariko uyu Rusaku muri kureba muri niwe wasubiye inyuma arahinduka, aravuga ngo The Ben aramwanga bro. Kuki abanyarwanda bameze gutya? Umuntu yakugirira neza ukamwitura nabi koko. Kuri love Rusaku baguhaye bakabe kubura umwana mwiza utuje, uputinga some respect kuri The Ben's name. Kuko The Ben agira urukundo, ari humble, arumva araciringa. Reba umwanya yamuhaye, uzureba attention yamuhaye, yamukayarinze, yamusuhuza. Rusaku yari yishimye icyo gihe. Ariko abantu we, reba iyi video uraza kumbwira ese Rusaku murakomeza kumwizera cyangwa murete mubona nka ari umubeshyi? This guy is a liar. Nungizere Rusaku is a liar. Don't trust Rusaku, please. Don't trust Rusaku. Abeshira Ben ngo ariyemera, ngo yishyira hejuru, ngo nago. Come on. Watch this. Bite nkesho yitwa DC Clement ngo umugore yateye inda y'imyindezo ngo yarari kumwiruka amushaka ngo mbere udakibyumva yagiye mu gikapu cy'imizigo aguruka agenda kurya nk'isaza. Niba hari umuntu wemera ko afite facts nyinshi naze live ambwire kubitwa Melody. Nyita Cedric, niba wiyizera wakishyushya ku bwenge bwanjye nzi mfite, ngwino live nkwakire umbwire niki Melody yakoze. Melody ni muntu ki muri industry y'u Rwanda, ngwino live. Nyita Cedric ngwino, cyangwa nundi wese wumva supportinga Melody yumva napfunwe bimuteye naze live ndabirebera hano uyu munsi. Niba Melody afite abafana cyangwa se afite abashungerezi ndabirebera hano uyu munsi. Niba wemera Melody koko requesting live turebe. Ese muramukunda cyangwa muri ibisambo? Kanembere afite se data nta data. Nyita Cedric nta data. Yabona umwanya kuza hano se ndibira. Nyita Cedric yongera requesting my G. Ngenda shaka accepting witwa Nyita Cedric. Imwe mu bantu nzi b'inkoma amashyi ya Melody. Ari hese ko atazi ntabwo yabona data zo kuza. Data sazikuye. Niba hari umuntu wishyushye umva afite ibitekerezo kuri Melody naze hano. Ubundi abahanzi bo mu Rwanda ni batanu barazwi. Uwa mbere ni The Ben, uwa kabiri ni Meddy, gatatu King James, kane Christopher Muneza, gatanu Soshomura. Aba bandi bose bari mu cyiciro cya kabiri. Ba Juno, ba Melody, abitwa ba Kenisoro. Nyita Cedric mwana yanjye nta muntu umushaka kuvugira Melody ko muri abana babi yaba. Reka mfe kureba undi nshyiraho requestinga. Niba wiyizeye koko hari icyo ufite babwira abanyarwanda kuri Melody nkwakire hano tuvuge kuri facts. Wibereye mu nda muntu wagira ni Kevin Kade yabo niyo ndeshyo n'ubwanwa urakora umwaka ukarinda ushira nta hit ufite. Hit zawe no kuvuga ngo urakubita abantu uduti kunda ukabwira abantu ngo mujye muri arena mu Rwanda. Nizo hit bikorera gusa yo no kugira ubyemere ko abantu batagukunda cyane. Uzasohora album ibone views nk'iza stat ya WhatsApp uzabireba. Maye ngaho nababwira ibintu ngo wanga Melody mwangira iki Melody. Reka mfe gushyiraho uyu murara numva ibye kabisa. Abaje ari benshi ariko nta numwe ufite data. Ndashanga tuganire mandi dusesengure tubwizanye ukuri muri industry y'u Rwanda. Uretse ibiganiro byinshi Melody asigaye yarikoreye wagira ngo no mu YouTuber, impact afite ni iyi. Ariko bijya gupfa nayo yonye kera. Melody ufite izina rinini mu Rwanda ariko numaze kwitwara nk'abaya Kamwana n'abayinyogoye. Urahora kuri YouTube ucaro buri munsi abantu barakurambirwa. Uncle please, you are star, live as a star. Menya discipline na Instagram yawe. Instagram yawe upostinga ibintu byose wagira muri trash.
urajya muri live za hato na hato uravuga ibintu bitari ngombwa ngo The Ben mwahure backstage aragukanda ngo Alex Muyoboke ngo afite uruhara n'inda bro. Those things ni ibintu utakwiye kubuvuga, ni ibintu by'abavugizi b'amakipe, ni ibintu by'abavugizi b'abahanzi. Kwijanditse mu bintu bitakureba, abantu basigaye bagukunda kubera kuvuga ibintu byinshi kuri za YouTube na live, ntago bakunda umuziki wawe, ngira ngo warabyiboneye. Wakoze indirimbo zose ziranga, ukora k'inyuma irakunda kubera ko abantu bayireba bihishe nabwo. Si indirimbo barebera muri salon n'abana. Wagiye muri Rwanda Day ubura playlist, yagiye muri Rwanda Day ubura melody abura indirimbo aririmba. Urajya muri Rwanda Day kuvuga ngo ndakwanga yuhu muri Rwanda Day seriously ndakwanga. Twatsinda amatora ntaraba bro. Listen, melody wanyu ikinabura nicyo bitana nagafite abantu muri hafi bazi ubwenge benshi. Uziko Bruce Melody ari uyobora iriya team ari bo gikomeye cyane. Niba uri umusani ukaba uyobora team urimo utumva manager wawe, ariko ikibazo nagaye manager ntago yumva system y'umuziki. Uriya n'umushoramari gusa kwinvestinga, ariko ubwenge bw'imiziki ntabwo azi ngo ndabwira umusani wanjye kwitwara gutya, ntabwo afite team. Ese urajya kurokita abanyamakuru ukazana witwa ngo ni Apolonation utarangije na senior 6 Apolonation ndamuzi no muri quartier man. Apolonation wakoraga amasambusa ahubwo niyo munyamakuru wa Apolonation Apollo. Ukagenda ukazana umuntu ukamuharinga ngo ngo nyita Cedric ukamuhagaza ngo nyita Dongo Apolonation, umuntu w'isubu udafite haba na hajya ngo ni ngoma mashya Bruce Melody. None ngo Apolonation akazi ke no kugenda ibitari byo akabigira byo. Wenda tuvuga inkuru iravuga ngo Bruce Melody yanze gutanga indezo. Witwa Apolonation aravuga ati Melody yatanze indezo harimo nido n'udufuka tubiri tw'umuceri. Nababwiye Christopher yakoze banga yitwa Voler. Ndabahereza uyu munsi urajya kurangira twujuje 100,000 by'abarebye indirimbo. Uyu munsi niba utari umurozi cyangwa utanga gahunda za leta, jya kuri YouTube urebe indirimbo yitwa Voler ya Christopher Muneza. 100,000 byuzure kuri mu munsi umwe duca gahigo. 100,000 byuzure kuri Voler. Indirimbo nziza. Shiramo indirimbo, shiramo indirimbo, menamo twumvisha abantu. Shaka Voler brother, shaka Voler, shiramo Voler. Ya papa. Utuma ndirimba haleluya. Shaka tari kumanda yitwa Christopher. Dushiraga yitwa. Ai! N'abana beza bakunda Christopher. Bebe ukunda mero. Wapi? Yaranyisha ndebye urujisho. Avuga ati ngewe mbabarira rwose ndindo Melody. Ese nta muntu ushaka requestinga byibura ngo tuganire ku bya Melody nirimbuka ryo. Mutuma mvuga haleluya. Ya papa Shamuneza Christopher ni muzima cyane. Ko ndi kura remote se ngo turange Melody arayitwaye. Bebe shaka remote neza. Ibyo mwigeze sa ese kuri kwangisha Christopher abanyarwanda kandi uzwi umusazi muri kumwangisha abanyarwanda. Umuntu yakoze indirimbo nziza arumva bamwanga ngo Dramati n'umunyarwanda. Duhangane na Dramati ari umunyarwanda. Dramati ugura views, Dramati wahaha za views. Ahubwo duhangane na Yago niwe wasohoye umunyarwanda. Yago bitwa ba Pasiti Zito naho Dramati n'umurundi. Ha bro ufite Melody yakandagiye umuzamu nyine yarahushye, nyamara yayituriza akanga kwishyira akabanza akavuga ati nsora album yanjye sample nubwo ari mbi abantu bazayumva bisakoze uko byogoshe, ariko uragiye utunganya n'itangazamakuru. Ntago ari iyanjye ni iya Christopher. Melody ikosa rya mbere yakoze yiyemeye ku itangazamakuru, yasuzuguye itangazamakuru none naryo risigaye rimusuzugura. Ni ibintu byumvikana rwose. Landry, halo, baje kukureba yasohotse mwana. None se
So tugana ku musozo rero tujye kuri YouTube ya Christopher Muneza turebe indirimbo yitwa Vola, na mu ndirimbo nziza rwose, indirimbo iri blessed. Karifani. We Karifani. Ngwino hano sha. Asa jugabanya urusaku wamara ago shamani niba ari ibiboro bya Emery uraje umwe. Ni ishaza ritaba. Mani. Kafa convida. Mani. Kafa convida. Yo, life is Gucci, bro. Kafa convida. Life is Gucci, bro. Yo, indirimbo cyashya ni ryari. Ngo sukubera ukuntu nkunda abo bantu urumva narenza na 3 weeks. Agitangira gute? Ntabwo urabyibuka. Oya. Twaba tubiba bene ibanga kandi abantu n'ibisamba bari hano. Morning. Love you guys. Komeza ubafate neza ubahereza ibikorwa bimeze bon. Base mw'abantu. Tujye kuri YouTube, sibyo tujye kuri YouTube turebe indirimbo urumva ya Christopher Muneza yitwa Vola, twisapotinge twikundisha abantu. ibintu bigenda fresh cyane sibyo, so pull up on us, let's go there, ibintu bigenda fresh cyane. Yitwa DJ Uno, akakabuto karutizo nariye, akakabuto karutizo na ojeje uti bumbu Uno reba mukobwa wawe cyawe yo baramusuka ryamye hasi. Bomba clad yo baramusuka. Wikigira nawe ariko babonye mukobwa mwiza gutya yihisha ate mwana mwiza. Uyu ni ex wa Melody dore ne mamba ari kwihisha. So umaze ndumiwe tujya kuri YouTube turebe indirimbo ya tujya kuri YouTube turebe indirimbo ya Christopher Muneza. Umuyagura wa Melody ngo yitwa Apollo Nation. Muna Apollo Nation. Apollo Nation ese ni Apollo Nation.